Igicamunsi cyiza kuri wese ukurikiye za Hit FM cyangwa se SNV Radio kubimenya Nyabwo TV. Niba utiga mu kigo cyiza gitema amata n'ubuki cya Nyamugari, birashoboka ko iri zina ari ubwa mbere ugiye kuryumva mu turemangingo cyangwa se utunyangingo tugize ubwonko bwawe. Iri zina nari ni Wasta on the mic. Ndabashimiye cyane. Ndakeka ko utibagiye gukana subscribe, share ndetse na comment. Ikaze mu ishyamba rinini cyane rifatwa nk'ibihaha by'isi. Kuko iri shyamba abascientists cyangwa se abashakashatsi bagaragaza ko ritanga 20% bya oxygen mu kirere ku isi yose, rigakurura miliyaridi 9 kugeza kuri miliyaridi 140 bya carbon dioxide cyangwa se umwuka wa carbone. Babitekereje neza cyane. Mu mashyamba y'imvura abavuga ko iri shyamba ari ryo rya mbere rinini kuko ringana na kilometero kare 6 miliyoni na 700. Rikaba irya kabiri mu mashyamba asanzwe kuko rikurikirwa na Tiger Forest ringana na kilometero kare 17 miliyoni. Iri shyamba rya kasamutwe rikaba rikora ku bihugu birenga 9 ari byo South America, Brazil, Peru, Colombia, Bolivia, Equator, Venezuela, Guyana, Suriname ndetse na French Guinea. Tekereza ko rikubye uru Rwanda rwacu rwa Kanyarwanda inshuro zirenga 225. Ese ubundi utekereza ute umuntu aba yakunaze muri no shyamba rya Amazone? Ntago wakinsubije, ariko ikintu cya mbere watekereza wabanza ukagira ubwoba kandi wakubwira ngagutema ni wabyemera. Reka twihangane dufunge umwuka twinjire muri ishyamba rya kasamutwe rya Amazone tukanagire ku butaka, kuko harimo ubwoko bw'inyamaswa burenga 20,000. Inyamaswa ya mbere ikanganye bayita green anaconda, mu nzoka nini cyane ku isi zifite ibiro bisaga 250 kg. Kuzariye neza. Naho mu burebure zikaba zifite 7 meters kugeza kuri 10 meters. Zikunda kwibera mu mazi kandi igitangaje kuri izi nzoka nuko nta bumara zigira, kuko uburyo zo zikwica zikwizirikaho zikagukanda paka ushize mu mwuka. Kandi ikindi kuri izi nzoka ubuhanga bwazo, zifite ubuhanga bwo kwihisha ku buryo zishobora kwihisha ahantu n'ubimenye ukaza ukayicaraho uzikari igitare cyangwa se umuzi w'igiti munini. Ibaze nawe kikahita ikumira. Iyi nzoka ishobora kumira isatura yose bunguri, nta gace na kamwe isize yarangiza ikamara igihe kinini cyane kingana n'ukwezi kose itarimo iranyeganyega irimo irakora igugura mu nda. Ibi si byo wari ubizi? Tekereza ko iyo ipfuye ishobora kumungana cyangwa se ishobora kungana n'amafaranga 3,000 by'amadolari kugeza kuri 5,000 by'amadolari bitewe n'uburyo ingana. Yego, wabitekereje neza cyane. Utese ubundi kuki iyi nzoka ya green anaconda igurwa amafaranga menshi cyane kandi yapfuye? Uruhu rwayo rwo rwonyine rushobora gukoreshwa mu bintu byinshi nk'ibikapu, inkweto, imikandara ndetse n'ibindi. Kandi abo muri Aziya cyangwa se mu bihugu bya Aziya bakunda inyama zayo cyane pe. Uwagize umwaku akagwa muri rino shyamba rya Amazone abasenga isengesho rimwe gusa ati, Mana umfashe simure na green anaconda. Ubwo twebwe rero green anaconda itusize amahoro, reka twigire ku gakeri gato k'amabara meza utagayira ubuto bwako kubw'ubumara bwayo bwica cyane, kuko bavuga ko miligram imwe yonyine y'ubumara buva mu matembabuzi bw'uruhu rwabwo bavuga yuko bwakora amabara. Kuko abasangwa butaka bo muri rino shyamba rya Amazone bagakoresha barimo barahiga. That's why this frog it is called that frog. Kino gikeri bagita that frog. Reka duhungire mu giti cyangwa se twigire mu mashami y'igiti twisangiremo inkende ndetse na za gasuku, kuko harimo gasuku nziza cyane. Bikaba akarusho none iyo za gasuku zirimo ziragurukira ku murongo umwe. Noneho ubonye uburyo zibyina byo byagutangaza, wakumirwa n'iminwa igahengama. Oya, nitwava mu biguruka twibagiwe kagoma zitwa happy eagle, kuko ziri mu nyoni za mbere zifite imbaraga kurusha izindi ku isi. Izi nyoni za happy eagle kuko ziri mu za mbere ziterura ibintu byinshi cyane kandi bikomeye cyane, nk'inkende rero ziri mu biti, nk'inkende bita sloths zikunda guterurwa n'izi ngizi nyoni. Izi nkende zigomba kuba ziri maso. Tukiri mu biti
ntitwakwibagirwa inyamaswa igira urusaku runini cyane kurusha izindi ku isi, ariyo bita hore monkey. Iyi ifite urusaku runini ku buryo ushobora gusakuza urusaku rwayo rukagera kuri kilometero 5. Usibye urusaku rwayo gusa, ikoresha irimo irakangana cyangwa se irimo irakanga izindi, n'uburyo rero noneho zibanyemo birashimishije. Ntitwava mu bushorishori bw'ibiti ngo twibagirwe inyamaswa bayita golden lion tamarine, zimwe mu nyamaswa nini cyane kandi nziza. Yes, bazita golden tamarine kuko izi ngizi nyamaswa ni nziza cyane, zifite urwoya rwiza runyerera kandi zifite ikigara cyiza nk'icy'intare. Nubwo disi zisa neza gutya, ikibabaje nuko ziri mu mubare wizenda kuzashira ku isi burundu kuko zenda kuzacika. Imiryango ishinzwe kurebera inyamaswa yazakoze ibishoboka byose kugira ngo zizirinde, ariko ntacyo zitakoze. Bisa nk'aho ubushobozi bwabo burimo kurengerwa kubera gutemwa kw'ibiti n'ibindi bintu byinshi byangiza ibidukikije. Mbere y'uko mbapepera ngo bye bye, sinakwibagirwa kubabwira ibimonyo bikunda guterura ibintu by'ibiti cyangwa se ibibabi, mo babyita leaf cutter ants. Ni utunyamaswa twa kabiri twikorera ibintu byinshi cyane kuko twikorera ibintu bidukubye inshuro 15 zose. Igitangaje ni uko ibi bibabi cyangwa se ibingibi bibabi izi ngizi nyamaswa zikunda guterura nta nubwo ziturya, ziragenda zikatubika zikatukoresha zirimo zirahinga. Abashakashatsi bagaragaza ko ubumara bwazo bungana n'ubw'isasu kandi bugashira mu gihe kingana n'amasaha 24. Tuvuge ko se wari uzi ibingibi byo? Ibyo uyu muserebanya se ugendera hejuru y'amazi neza neza nka Yesu w'i Nazareti, ari niyo mpamvu bawise Jesus Lizard, ugendera hejuru y'amazi. Naho si by'uyu nguyu wo bita grass frogs. Uyu nguyu rero no ifite uruhu rumeze nk'urw'ishashi kuko iyo ururebye ubona ibice byose byo imbere kubera uruhu rwayo rumeze nk'ishashi neza neza, ubu wagira ngo ni inyama ziri mu ishashi. Murabeho yari wa star on the mic ndetse na puzzle mu byigeranyo bidasanzwe. Nawe wamukurikira kuri YouTube channel ye BatTech21, aho akwereka byinshi mu ikoranabuhanga ndetse n'udushya tugizwe mu ikoranabuhanga, cyane cyane ikibijyanye n'ama AI.